Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Hozeya. Igihe Isiraheli yari akiri muto naramukunze, kandi nahamagaye umwana wanjye ngo ave mu Misiri. Ariko uko nabahamagaraga niko barushagaho kunyitarura, batura ibitambo za Behali, maze amashusho yazo bakayosereza imibavu. Nyamara Efurayimu ni jye wamufataga akaboko, nkamwigisha gutambuka, ariko ntibigeze bamenya ko ari jye wabitagaho. Narabiyegerezaga mbigiranye urukundo, nkabizirikaho nk'uko abantu babigenza, mbiyegamiza ku musaya nk'umubyeyi uteruye umwana we, nca bugufi ndabagaburira. Mu mutima wanjye nisubiyeho, impuhwe zanjye zirangurumanamo. Sinzakurikiza ubukana bw'uburakari bwanjye, kandi sinzarimbura ukundi Efurayimu, kuko ndi Imana simba umuntu, nkaba Nyir'ubutagatifu rwagati muri mwe, sinzongera kugusanga mfite uburakari. Iryo ni ijambo ry'Imana.